Mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nizere ko mumeze neza aho muri hose, uretse ahari nizere ko ibintu kugenda neza. Nguhaye ikaze cyane nawe usuye channel yacu bwa mbere, nkwifuriza kuzara kandi ugakomeza ugaruka. Ni byiza cyane kandi turabikunda. So rero nta kindi kintu bisaba kugira ngo ube umunyamuryango wa Mompes TV, kanda subscribe aho hasi ibara ry'umutuku urabona ahantu handitse subscribe, then urahakanda kugira ngo ube ubaye umunyamuryango wa Mompes TV. Kandi ikindi nawe nakubwira, niba wakanze subscribe biragufasha cyane kubona video yasohotse uwo munsi, igahita iza ushakisha cyangwa se ngo bisabe ngo ujye kuri channel, ariko nyine ubaye mu muryango nawe urabyumva. Ikintu cyose cyasohotse, video yasohotse uwo munsi uhita uyibona, ihite kugeraho neza nta kibazo. Ndagushimiye cyane nawe umaze gukana subscribe, ndetse nawe umaze iminsi usura channel yacu ariko mu byo kutarabasha gukana subscribe, nawe nawushishikariza kuyikanda. Ndetse namwe turabashimiye cyane mwamaze gukana subscribe. So rero wifuza kugeza iyi video umaze kubona ku insiti yawe cyangwa se mu yandi magroupe, wakanda share aho hasi. Nanone hari ahantu handitse share hajyanye na subscribe, then urahakanda kugira ngo ubashe kubageza iyi video ku insiti yawe. Buriya ni byiza cyane kuko hari abantu usanga bafite amagroupe bafite ibintu byinshi bahuriyeho, haba bigishanya ku bijyanye n'imyororo n'ubuzima bw'imyororokere, cyangwa se ushobora no kuba ufite umukunzi wawe ariko mu by'ukuri ugasanga bibaho cyane mu rukundo, ugasanga ntago hari ikintu adakora neza, cyangwa se hari ikintu yica, cyangwa se hari ikindi kintu ushaka ko amenya ariko utabicisha mu magambo yawe, utamubwira ati ngiye namenye ko cyana gutya twabigenza gutya na gutya mu mibonano mpuzabitsina cyangwa se ibindi nanone, ariko mu by'ukuri ugasanga birakenewe ko icyo kintu nawe akimenye. Ni byiza rero ko wakora share ukamuha link kugira ngo nawe azabyirebere kino kiganiro abashe kuba yakirebera. Numara kwanda kuri share rero urabona bakuzana mu social medias, haba Instagram, Facebook ndetse n'ibindi byose, bitewe naho rero iyo nshuti yawe cyangwa se iyo group iherereye urakandaho, then ubashe kubaha iyi link. Kandi urabukoze cyane, ndabashimiye cyane rero namwe, kandi ho muzakomeza kubashimira mwe mukomeza mwandika munyereka ko turi kumwe, mucishije muri comment ndetse mubicishije no muri like cyangwa se dislike. Nibyo ndabikunda cyane kuko burya ntago wareba video ngo buri kintu kindi wibazaho, cyangwa se niyo wanshimira ukavuga thanks ibyo wavuze nibyo, nabyo ndabikunda cyane. kandi niba warabaje ikibazo kubona cyarasubijwe, cyangwa se ukabona hari video nakoze ijyanye n'ibyifuzo cyawe n'icyo wari wifuza, ukabona mu by'ukuri icyo kintu cyarakoze, ni byiza cyane ko ugaruka muri comment ukanshimira ukavuga ati ibi bintu nibyo, nanjye biramotiva kuba navuga ati reka nkomeze nkore. Hari abantu benshi bari gushaka bino bintu nkora, hari abantu benshi bifasha, nanjye nyine nkumva ni byiza cyane, ndabikunda cyane. So rero uyu munsi ngiye gusubiza ikibazo bambajije, umushuti wacu yarambajije ese iyo mu gihe cy'imibonano mu gihe abantu bari gukora imibonano ibintu bimeze nk'imisuzi biza mu gitsina cy'umugore bituruka he, cyangwa se nyine biterwa n'iki, kuko birambangamiye cyane. So uyu mushuti rero kinabajije, nzi neza ko yabarije abantu benshi cyane, n'abantu benshi babyibaza bakibaza ibintu bimeze nk'imisuzi biza mu gihe cy'imibonano muri kure imibonano n'umugabo wawe, biza ku gitsina gore, nyine bikumvikana. Ikintu cyo nabanza kubabwira nuko bimeze ni umwuka, ariko ugasanga mu by'ukuri byumvikana nk'umusuzi iyo bisohotse hanze. Rero usanga akenshi ku gitsina gore birabangamye cyane, ko igitsina gore ni ikintu ni abantu bateye mu buryo aba yumva isoni, cyangwa se nyine hari ibintu byinshi bigiye mubangamiye. Rero ibintu akenshi bikunda kubaho ku bantu, ariko ugasanga birabangamiye cyane, birabangamye. Ushobora no kuba ufite umugabo cyangwa se undi mu boyfriend wawe mukora mpuzabitsina, ariko mu by'ukuri ugasanga ntabwo bimubangamiye, ariko ku giti cyawe ukumva ko yabyumvise ukundi kuntu. Rero uyu muntu nibaza ko yabarije abantu benshi cyane. Nashishikariza n'abagabo rero kuba bareba kino kiganiro cyane, kugira ngo nawe niba hari waravugaga si uyu mugore wanjye bimeze gutya na gutya, kuko cyangwa se ibintu bibaho mu mibonano mpuzabitsina biterwa n'iki. Nagushishikariza rero kureba kino kiganiro kugira ngo umenye bino bintu mbese bimeze nk'imisuzi bituruka kuki, cyangwa se biba byatewe n'iki, kugira ngo bibe n'uburyo ki wabyirinda. Ariko mu by'ukuri niba mwumva ko muri babiri mushobora kubyihanganira, cyangwa se mukumva ko nta kibazo nyine ntaribe, ariko amahirwe yose navuga abagore bahura nabyo ntago binuka, kuko buriya ntago ari imisuzi, mu by'ukuri ntago binuka, ubu ni umwuka. So rero ngiye kubabwira ahantu bituruka, mbabwire uko ikibitera, mbabwire n'uburyo ki mwabyirinda. Munkurikirane. Ikintu cya mbere nabanza kukubwiraho, indibyara ni igice cy'igitsina gore. Indibyara rero ni igice cy'igitsina gore kibera mu mpuzabitsina. Mu gihe cy'imibonano niyo igitsina gabo kiba kiri, kandi ntago cyarenga aho ngaho ukunda ibyara. Kandi
nyine ni umwenge mu gitsina gabo kiba kiri mu gihe cy'imibonano aho ngaho niho mu nda ibyara. Amahirwe rero nk'uko nabibabwiye, ibi ntago binuka ku bantu rero bibabangamira bitewe n'uko byumvikanye, ariko mu by'ukuri ntago bibangama nyine kumva ngo byanuka nk'imisuzi isanzwe. Ikindi nababwiye ko nuka ari umwuka. Niba rero uri umugabo uri gukurikirana iyi video, uziko ibyo bintu byakubayeho wowe n'umugore wawe mu gihe muri mpuzabitsina, menya neza ko umugore wawe ugomba kumubwira ko nta kibazo bigutera, kuko bino bintu bibangamira abagore cyane, ugasanga birababangamiye. Ndetse n'ubutaha mwajya gukora mpuzabitsina ukumva we muri wa ukumva ko biramubangamiye cyane, avuga ati bya bintu byambayeho birongera bimbeho, cyangwa se umugabo wanjye gutekereza bya bintu byambayeho ngiye twakoze mpuzabitsina. Rero ibi bintu menya ko ari umwuka, kandi niba uri umugabo umenya kubwira umugore wawe ko nta kintu bigutwaye, bizatuma abasha kwiha neza cyane, kandi mpuzabitsina mugendamo neza. Nkuko mubizi rero mpuzabitsina iyo harimo umwe utari kwirekura neza ngo cyangwa se kuva ko hari ikintu kimubangamiye, ntago bibasha kugenda neza. Rero kugira ngo bibashe kugenda neza mu gihe kino kintu cyo kibabaho, nababwira ko wowe uri umugabo wabasha kubwira umugore wawe ko nta kibazo bigutera, kandi ukabasha kumubwira ko nabonye video ivuga ko bino bintu nta biterwa n'ibi ngibi ndibize kubwira, biterwa n'ibi ngibi, mbese ukamwereka ko nta kibazo bimuteye, kugira ngo abashe kuba yakwirekurira, kugira ngo abashe kuba mwatera akabariro neza. Abahanga rero mu buzima bw'imyororokere bavuga ko biterwa n'imikaya ya kigore iba mu nda ibyara, ikaba isa naho iba yarekuye, cyangwa se nyine yasunabwe yakwedutse, nyine yarekuye. Iyo mikaya iba mu iyo mikaya ya kigore iba yarekuye. So rero ibi ngibi ngiye kubwira impamvu iyo yarekuye, ndetse n'ukuntu nyine biterwa na biriya bintu usanga bisohotse bimeze nk'imisuzi. Ikindi rero ikiba